Ni hano kwa masengesho. Gusa ndahebye ko nibonera. Yego. Agahanura ibintu byari bikwiye. Agahanura ibyo umuntu ashaka. Baze mutese. Turashima Imana. Tubasaba. Ameze gute? Turashima Imana. Ni karibu. Karibu. Nubwo mudutunguye musanzwe dufite gahunda zitandukanye ariko ni karibu. Abashyitsi no umugisha. Ntabwo natwe twari tuje tumva twabigambiriye. Mbese nk'aho bidutunguye bitewe n'impamvu. Oya nta kibazo. Imana irabaha umugisha nabwo ntacyo. Yego. Mumeze neza ariko. Tumeze neza turashima Imana. Hanyuma reka dushimire Imana ko mushyitsi. Nubwo mudutunguye ariko biri kose Imana ntabwo bitunguye. Mana mu izina rya Yesu turagushimye ko duhaye umushyitsi. Twebwe ntabwo twari tubyiteguye ariko we wari ubizi. Arahagezemo umugisha. Tubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ese aya mafaranga buriya ntabwo mwaza kuyata ko mbona mwayandaritse cyane. Urusi ukwandarika. Nako narabivuze ni kubyambara kose ntabwo ngiye kumuhanuza imbokoboko. Namenye ko nabyo bitaba ari byiza ndavuga ko umuntu twabanye mukatubwira ukuntu uko bugomba kuba bumeze urugo rwacu ukaba rugeze ntabwo nari kuza uko niboniye navuze ndashaka agafanta cyangwa se cya 10 noneho mukikirire cya 10 amafaranga ku muhanuzi njye rero ntabwo ndi pasiteri ntabwo nakira amafaranga cya 10 bagitanga mu rusengero twe turabakozi b'Imana kandi amafaranga tujya tuyakira. Oya urumva uko biri ntabwo ari kuvuga ngo ni pasiteri nyine nakafanta no hoya twebwe Imana iratukoresha tukaguhanurira ariko icya 10 ni mu rusengero niko bimeze abapasiteri nibo bakira icya 10 n'amaturo. None se umbigenze uyabike uzatanga mu rusengero kwa pasiteri. Uratandukanye. Hanyuma nibwo mwakomeje mubwira ngo ariko sinanabamenye niba ukwe buheze. Bon, en fait, hari umugeni n'ubuna witwa Mugeni. Sikundi twigeze tubasura tukira abafiance. Kera cyo nk'imyaka nk'ibiri. Niwe rero wambwiye ngo uri umuhanuzi ngo umukozi w'Imana anambwira kubana nawe yarambwiye ngo niwe wabihanuye. Buriya rero inzobe usa nka ariko nyine wiyemera tu ufite afite caractère mbi afite kunateye nabi ndanini tugeye gusa nabibonaga sinzi niba wamumenye ariko nubu nguwo uvuga amagambo menshi unaniranye w'inzobe. Hari abageni benshi bagiye banyura imbere yanjye hari na benshi nahanuriye sinamenye nduruhe muri abo ariko Imana ishimwe ngo byasohoye. Imana ishimwe nuko ndi kumva utangiye kumuvuga nabi kandi mbwiye ko byagenze neza Imana yavuze byarasohoye. Imana ishimwe nagiraga ngo mumenye noneho tubane tuganire wamwibutse se. Ndabyumva uri kumwibuka neza witonda uko biri kose. Ntabwo yitonda ariko ashobora kuba mugani yaritondaga bikaba byarashaguye muri aho tumariye kubana cyangwa simbi ariko icyari kinzanye nakubeshye mvuga nshaka ko nkubona tukaganira tukanamuvugaho niba wamwibutse. Yego namwibutse ndabyumva yego ariko se hagati aho tubakireze iki? Ntabwo meze nabi rwose. Bakireze iki? Ntabwo meze bon amazi arahagije ariko se uri kumumenya Mugeni? Namwibutse ndi kumwumva umukobwa w'inzobe ariko yaritondaga no kuvuga ko atitonda. Ndumva yitonda cyetse niba wenda byarahindutse nyuma ariko ndabizi aritonda. Nawe yakitonda ntiyageza hanjye icyo navugaga nuko gusa nyine
utameze neza muri ino minsi. Mbese wowe uritonda cyane. Njyewe mbonye umuntu uvuga ngo kanjye kumanuza nkitwaza n'ituro ntabwo ubona urwo kategori ndimo ntabwo wambonye. Ndabyumva. Amazi bagasengera rani ngo Imana yawe umugisha mu izina rya Yesu. Rwose nakoze kutwicira icyaka. Nuko Imana yababwiye ubukwe bwarabaye. Hanyuma ubundi njye nitwa Ndimo. Ni njye mugabo w'uwo mugore turimo turavugaho. Wamubwiye cyangwa se Imana yagukoresheje umubwira ko tuzabana nanjye mfite ayo makuru. Noneho icyo narinje kuvuga narinje gushima vuga nti mwarakoze kudusengera mugahanura ibintu bikanazura nagara abantu bose bahanura ibintu ngo bisohore nubibona ubona ari bya bindi. Abenshi banura bakeka akundi babandi babigishwa Yesu bahanuraga bavuga ngo banzuri Yohana banzuri Eliya. Wowe nabonye uhanura ibintu wabonye ibintu kuko ushobora kuba wari wabibonye mbega nkurikije uko nabibonye. None ubwo rero ninjye Ndimo nari ngusuye ariko niba warangije kumumenya ndagiraga ngusabe basi ya mafaranga narinzanye ntiyitwe icyacumi umbabare uyakire umfashe unyumve wenda ni telefone yitware sibyo banze bifate banze byakire. Oya ntabwo ndi buze kubyakira. Sika ikibazo. Ntabwo ndi buze kubyakira. Aya ni amafaranga niba wagambiriye ko ari icyacumi urakijyana mu rusengero. Ugihereze pasiteri ubwe ngo ni icyacumi kandi Imana iraguha umugisha. Imana iraguha umugisha rwose. Icyifuzo rero nari mfite. Yego. Twarabanye na mugeni. Ubu tumeze neza ariko amaze kunanira burundu kwizubwo navugaga nti wambabariye niba cyari ikibazo cyose waba wari ufite nka gikemura. Harya mumaze amezi angahe? Mumaze amezi kabiri abiragiye kuzura. Amezi abiri. Amaze kunanira neza ndamubwira nti mpamazi kazana fanta. Noneho ubu ngubu iri joro yikoze yimura akabatanu kare gateretse agatereka atagasanze. Donc afite ibikoza nk'iby'ingurube byinshi akabati arakimura. Mugena amaze kunanira kabati arakimura uretse mubwira amakosa. Tuvuga nk'urugero ku meza ni wa muntu ushobora kwarura ibiryo ntabimare kandi ari wabyiyaruriye byumve kunseka ndabyumva ntabwo uri kunyumva. Ndabyumva komeza. Njye mfite agahinda ndababaye. Ni mpamvu nagusabaga wakire aka gatobe ariko wibuke neza ubyerekwa wabonaga mugeni na Ndimo aribo bazabana cyangwa ntabwo aba waribeshyemo. None se basi igihe Imana yabivugaga nta n'ikimenyetso wigeze ubona ko basi Imana yabivuze ukuri? Nta kimenyetso wigeze ubona by'uko Imana ibyo yavuze byari impamo byari ibyo byanyabyo kutangiye kubishidikanyaho ubu ngubu? Iby'ubukwe byo yariyo. Iby'ubukwe byo nabonye ibimenyetso kuko abantu wari wavuze wari wahanuye narababonye. Ahantu tuzaba narahamenye. Ku kazi bazabanza bakatupromotinga byose byarasohoye ariko mu rugo ntabwo ndi kubona kariyo. Ntabwo ari kubona kariyo kuko umugore arananiye aba ikigoryi mu byumweru bibiri nanjye ngo ibyumweru bibiri. Mu mezi angahe umugore se kunanira ariko iby'Imana yavuze wabonye ibimenyetso by'uko byari byo. Ariko se ubu ngubu ibyo ni ibintu mwagakwiye gupfa. Akabati arakimuye niba akimura akagatereka hariya akimura ate atabimbwiye? Kwimura akabati ngo ibi byarabyaruye nabimaze kubera icyo atabimara. Nese n'umwana w'uruhinja wewe mureke ibiryo ariye yahaze yanyuzwa ariko ntabwo ari ibintu bikwiye kubangamira ngo umugore yananiye ubigira ibintu birebire. Yananiye utangiye kumuvugira. Kandi icy'ingenzi ni uko Imana yabivuze ukamenya ko ari byo ukabona n'ibimenyetso. Ahubwo nakumvise waretse gusenga ntugisenga niba mutangiye gushidikanya ku by'Imana yavuze ukaba utangiye no gushidikanya ko ngo umugore ngo yananiye ngo ntago ari we ngo ese burya
iyo warakomeje gusenga wari kuba ukimenya neza ko Imana ariyo yari yaravuze. Naho ibyo ubwo mufite izindi mpamvu bindi muri gupfa, hari ibindi byawe bindi ku ruhande ntazi, ariko ntabwo mwapfa akabati. Ako se Masenge ko mubwiye dukeya akabati akaba none ukuntu akoresha korogate ubwabyo jewe ya ahubwo ni gutanyumva ndavana nje gushaka devore ngenda ndi kugira ngo urete unyumva wenda usenga abadayimoni bamuvemo none utangiye kuvuga ngo ninjye baje. Oya nta badayimoni bahari. Buriya rero kubaka iyo waretse gusenga nta nubwo no kubaka bigenda bikorohera. Impamvu birimo birakugora nuko utagisenga. Ikindi ngo ubwo n'imbere y'Imana ukomeze kumva icyo Imana irimo iravuga. Ese ubu wabuze ikintu Imana irimo iravuga cyangwa yavuze ubukwe birarangira ubu ntabuze ikintu Imana irimo iravuga? Nicyo njya mubwira ubundi Imana yatubwiye ubukwe bwarabaye nareke rero twitandukanire. Yego sindabimubwira Imana yatubwiye ubukwe buraba. Ubukwe bwarabaye none wowe urumva byahita birangira. None si bindi ananiranye pe ntabwo yambaraga birwe yewe no mu buriri none ejo bundi yakoze bwacya ahamagara nyirabukwe saa sita z'ijoro mari namubwiye abantu ndashaka mu rugo ako kandi umunsi mbamubujije baba barahageze. Ahubwo wowe maze kukumva nawe nta byawe ushaka kuba uri umugabo utandukanye ufite abantu udashaka mu rugo urimo uramubwira uburyo agomba kugenda abantu bakaza bazajye baza twese wowe uri kumva utari kugorana. Ahubwo nta bugabo bwawe wowe ntabwo ugomba gushyiraho umupaka muvuge ngo urugo rwiza n'urugendo numara guca abashyitsi mu rugo urumva ari bwo uzabubatse urugo rwiza ruzakunezeza. Ahubwo se ubwo nta kindi murimo murapfa kitari ibyo ngibyo uri kumbwira bitari korogate bitari akabati bitari ibiryo nta kindi kintu muri gupfa. Masenge ni ibintu bisanzwe ko umuntu atubatubanga korogate uko yiboneye. Oya nta kuyitoba none se atabajije umugabo. Mana yanjye ibyo ngibyo ndi kumva njye ari ibintu byoroshye ubwo wenda keretse niba hari ikindi ndi kumva haba hari ikindi kintu urimo urahisha wenda kindi cyaba kidasanzwe. Masenge murakoze kutwakira umugore rero ubwo ngiye ndagiye tumva nta kindi icyo nzi cyo ni kimwe nuko uzatinda ariko ubone ko nari mfite ukuri uriya mugore ntabwo ashobotse. Si inshuti yawe ntimujya musengana ntimuhorana ndabizi rega n'ubu ngubu wasanga mu kanya muzamuri kumwe mu byo uzamubwira niba bishoboka nako mu byo uzamubonaho nawe ubwawe uzabona adashobotse. Nuko gusa udashaka kwerekwa uhumirije Imana ikamukwereka ntiwazongera no kuganira nawe ariko kubera ko umukunda uri mu marangamutima njye rero ndagiye. Ahubwo njyewe ndi kumva uriya mudamu atari we ikibazo. Ushobora kuba reka mbe ngiye reka tubanze dusenge basi. Oya wigenda tudasenze kugira ngo gusenga byihoreye n'amafaranga yanjye ndayajyanye wenda amazi yo amafaranga wari kuyama kugira ngo ndempanure ibijyanye n'ibyo urimo urambwira bijyanye n'uko ubyumva ariko oya ntabwo nakunda kuba mu nzu y'umukristo udasenze ariko reka mbanze mu mpamvu wanura ibintu biti nangize ngo gwenda ni ikibazo cy'inzara mbanze nyikurangize none. Hoya nta kibazo cy'inzara nta kindi kibazo gihari kandi nta nubwo duhana bijyanye n'amafaranga. Cyemeza ko uriya mugeni agomba kumbera umugore tuzabana karama. Ndacybyemeza kuko Imana yabisiye. Imana yarabyanzuye kandi ntago yabikora. Nta muhondagura mu nzu akankubita ubuhiri niwe bazabibwo nzabibwira kare wabiteye. Wavuze neza ko uriya muntu atari we tugomba gukomezanya. Wabivuze reka mubwire dusingiye kwirometa. Wowe hanura ubimubwire nanjye ubimbwire kubyanga byakunda atari we. Njyewe ntabwo ndi umwe muri babahanuzi bahanurira ibijyanye n'amarangamutima. Nta nubwo nahanura kubera amafaranga ufite kwikora. Nakazi kawe. Nta nubwo nahanura kubera ko binsabye wambaye na neza nta n'ikibazo. Ariko ngamba mubwira ikindi kamusinyira agasheke kango agasheke kadufaranga dutubutse nimuhura uzamuganirize umubwire ati ni wigendere. Ikibazo ntabwo ari ibigendanye n'amafaranga. Ikibazo ntabwo ari ibigendanye n'amafaranga ahubwo ikibazo uburyo uri murabyumva.